umupagani biragora kugira ngo abyumve. Ndavuga umuntu utizera Yesu, ariko kuri twebwe twizera Yesu, twizera umusaraba, tukibuka aho data yadukuye, tukibuka twigaraguraga mu byaha, iyo dushimye tuvuze ngo Imana ishimwe agakiza, tubyumva ubundi buntu. Hari abantu bishimiye agakiza k'Imana babiri bonyine, abandi sinagurishijwe ngaho wikomera amashyi. Umugabo ukijijwe atandukanye n'umugabo udakijijwe. Umudamu ukijijwe atandukanye n'umudamu w'amagana n'inzoga. Haleluya. Umukobwa ukijijwe atandukanye n'umukobwa udakijijwe. Haleluya. Umugabo ukijijwe yarahira abantu gusa arihangana, ariko udakijijwe ajya kwiba mu nzu z'abandi. Turashima Imana duhaye agakiza.
Imana ibaha agakiza. Agakiza si ukuza ukaririmba aha ngaha, agakiza si ukuririmba muri korali, agakiza ni ugukiranuka mu gatondo ni ukumara amazi ukagira ibintu ureka. Haleluya. Hari mu byatubereye ibihombo turabireka tumara amaza cya Kristo. Haleluya. Agakiza si ugushora imizi muri korali, agakiza si ugushora imizi mu pasiteri, agakiza si ugushora imizi mu masengesho, agakiza no gushora imizi muri Kristo Yesu. Ababyumva baheze bari cyubahiro. Abantu bakijwe batera haleluya. Kristo ni bazaza gusarura.